names on the wall, we dance. Oh, Papa. ma fille. Vite. Amakuru. Neza. Ah, kinzete kuje kunsura. Nari ngukumbuye. Shuma. Wow. Umeze mutese? Turaho. Mama wanjye ameze neza. Arakomeye. Musaza wawe. Musaza wanjye nawe araho. Nawe urakomeye? Meze neza. Ndabona ntacyo waye da. Ndaho ndashima Imana. Nizere ko utavuga ngo ushima Imana n'abantu bake nka mvugo y'iki gihe. Siko twabaye se? Nawe ushima abantu bake? Ko cyari bakeza. Abantu bose se tubashime? Urabona kuvuvutse waba ushimiye abantu bake kugeza akanya abantu bose bagiye kugira neza umva wabushimye. Iyo tuvuze bake urumva sinavuga bose. Kubera ko ntago nashimira abantu bose. Washimiye se byatwari? Nanje ko kureba kuri bya bintu twavuganye. Nje ko kubaza impamvu utabikoze. Ariko se ko urubyiruko rw'iki gihe mushira isoni nimba narabikwemereye nta mugozi wakizemo nta polisi yaje ngo impatirize kubikwemerera narabikwemerera rindira nge nzabikora kuki uzo kushaka kunyibutsa hanyuma se nzategereza kugeza ryari? Ese ubona nabigoye byagenda bite? Kuki utabimpa kandi warabyemeye? No, kubyemera ni kimwe no kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Narabyemeye werindira mbishyire mu bikorwa. Bitari ibyo nabyo nibyo kubyemera byo nzabihagarika. Ko nge nirinda umuntu wanshyira hagati na mugeni. Turikumvikana? Urambabaje. Wabaje wikize? Wabaje wiki? Nta kibazo. Sobanura ikintu mubajeho n'igiki. Hanyuma se bumva we byagenda gute? Kwikise? Ngende nicare ntuzigiye ntegereze igihe uzabikorera. Wahisemo kubana na nyoko ubwo nyine Yise we yaje haryari. Singuyu se wamubajije. Uramureba urumubaza urambaza singi urambaza. Sister. Ko waje ntuvuge. Ntabwo maze igihe ariko. Ndakwishimiye. Awicaye. Ari nje kureba papa gusa. Wakwicara nanjye nje. Nta kibazo. Ariko nawe ntago tuguheje. Wakwicara nta ribi. Oya, murangize nanjye naze kumenya. Ntacyo bitwaye. Katube tuganira. Hanyuma se birabyo ni ibiki? Ibiye. Bizashya. Si musaza wawe? Burya musaza wanjye aba ari hano simbimenye. Cyose ngiye birandeba nimba ataraguhamagaye ubu nabyo bigiye kuba induru ngo ntago wabimenye. Wowe kuki utabimbwiye? Nkubwira se nkande nkumenyesha nkande. Uri meya, uri gitifu, urushinzwe abinjira n'abasohoka, ushinzwe iki? Ubusundi we kuki utamenya amakuru ya musaza wawe? Mu kanya na wa mugore wawe naje mpagarara hejuru kandi. Ataguhagarije se nturi mu rugo rwe? Uzi n'ikindi? Ntacyo nzi. Ndagiye. Dore fata icyombo cyawe warusize ngaho. Meze neza. Amakuru y'iminsi. Neza. Ko waje ntutubwiye. Ahubwo mwebwe mwagiye gute mutambwiye? Ntabwo naje niteguye ko ndigusange hano nari ngukumbuye. Anyway, maze umunsi umwe nanjye naje nzi ngo ndatashye nje mu rugo. Ibyo ari byo byose nzi ko niba nta cyabaye kidasanzwe bamenye impamvu nakoreshaga telefone. Naje nzi ngo mutatumenyesha se. Ku buryo uzi ukamara maze impundi minsi ngahuje. Nari maze kuvuga ko maze umunsi umwe naje ejo. Uhitamo guceceka. Ariko wambi warabyibushye. Bazanye n'amabuno. Ntibisanzwe. Sinzi Mumeze gute muri hehe rero?
Fenda Nyizimana uranyizaniye uri kumwe na mama na Bosco nose byagenze gute kugira ngo muve hano? Ni inkuru ndende. Ni ndende ariko Birebire. mfite umwanya yimbwira yose. Nta kuntu se wazashaka umwanya ukadusura ukaza ibyo bintu tukabiganiraho. Kubasura nzabasura ariko banza usubize n'icyo nari nkubajije. Ntabwo nabona aho mbihera pe. Mubahe se? Ntabwo ari kure ya hano. Mubayeho mutese? Ubyumva nyine ubuzima buragoye. Mama se yashatse undi mugabo? Oya. Mama uzi witonda kuriya koko? Ese Karari nta bintu wumva wakagombye kuri kumbwira udashaka kumbwira? Bwiza ukuri. What is happening? Birebire sinabona aho mbihera. Ariko birebire ko nakubwiye ko mfite umwanya wabimbwiye. Birambura. Ngaho bihine. Papa amaze kumbwira nabi. Bihine urebe akantu wampanye ko guheraho. Mama kuru make byagenze gute? Habaye byagenze gute kugira ngo uyu munsi papa bafite undi mugore nakaba afite umwana rero yita umugore? Rero bakomeje kuduhisha ibintu byinshi pe. Uko mbarije mama nta kintu abashaka kubivugaho. Iyo mbarije papa we noneho haraguruka akajya mu birere. Mu mahirwe wenda hari nuko nawe waje. Nirwa mbaza Bosco nkamubwira ati ibintu nta kuntu wabigenza ariko Bosco. Nese Bosco nk'umuntu w'umugabo kuki ntacyo yakoze? Nanjye ibyo bintu birambabaza. Nako nawe ariko wowe kuki ntacyo wakoze? Yewe urabizi nyine basinzi yavugiye. Ninde se wagize uruhare kugira ngo batandukane? Ni mama ni papa? Mu by'ukuri rero kubera ko papa ariwe wazanye undi mugore njye mbona ariho byaturutse. Ni papa wananiranye. Murahambira muragenda? Turahambira turagenda ko amahirwe nuko nawe uhari. Wenda ubu tugiye gushaka icyo gukora. Wallahi? Nzashaka uko mbasura nta kibazo. Gerageza natwe tubona gukunda. Ariko mukeneye kugaruka hano. Ibyo ni nabyo twese dushaka. Sorry gato ndaje nguvugishe. Nta kibazo ndaje nguvugishe gatoya. Sibyo? Ese yageze hano gute? Ese kwasaba kumugereza. Wowe twari twarakwibagiwe nzi ko utazagaruka. Umva rero. Ubundi uyu nguyu mubanamo. Sorry, ibintu byanyu rero ndumva hari ibyo ntakeneye kwivangamo. Sibyo? Muraziranye muranashobokanye. Reka ngewe rwose njye mbahaye umwanya. Ikose niko. Ndakubona rero wicaye uratuje. Ndicaye nyine si mu rugo rwanjye. Mu rugo rwawe hehe? No mu rugo rwawe. Ariko ubundi uburozi mugira mu mukuru. Ukubona naba narabukuye hehe? Wowe nari nzi cyangwa Cyane ngewe pe nta n'icyahindutseho. Se kuki abantu bakunda abandi mukagira amashyari ni ukubera iki? Ukubona narakurikiye iki? Akurikira iki kindi uretse imitungo ya papa? Aramutse se yibuze iyo mitungo nibwo amenya ko mukunda byanyabyo. Wowe? Nta rukundo rwawe pe. Nimba ari kubyumva niko biri. Kandi igihe gusohora akaguta hanze kugira ngo wemere ko byose bishoboka. Ko bitakunda se by the way kutanyinjije ahangaha. Gusa nanjye nshaka ko nahaguma kandi kutahanterura. Ko bitakunda se? Biki? Kuhaguma. Kugira ngo mwibutse se hano ko ari papa kwanjye mbyara. Hano nta cyumba cyawe kirimo, ikintu nzi neza nashidikanya ko nuko wasohotse muri iyi nzu. Siko bimeze. Urabizi neza ko mbere y'uko uhaza ngewe narahabaye. Nese wari icyumba cyanjye aho kiri ndahaza. Ntago rero kikiri cyawe. Okay. Kakoze hingirwa telefone koko. Yewe. Nko
gukorogoshora mpaka ngo izakora ryahise eko amapiyesi yarashize yewe ese mama noneho uri mu biki ndeka mbese wiriwe wiriwe telefone hano cyo cyantesheje ndeba ufite stress ni ukubera iyi telefone kwe uzi ni telefone je yahereye se n'ubu ntabwo irakira siningire yanjye ntabwo mbyumva ubundi iki ni telefone ningirwa telefone ni amapiyesi yarashize iyi telefone rero irananiranye no reka nanjye ngerageze ndebe ko nta ntiwayishobora wa mwana we nagufasha rega yashagenda ntago wayishobora zara nkufashe ubundi suvuye ako se mvuye gutembera se ntubona ko ndi umusore mvuye mu bandi basore mvuye kureba agapira hano hirya ariko telefone yawe yabaye telefone none si ubona ngendana aka kantu kangana gutya wiriwe neza wiriwe mama asuba jewe hari ukuntu nkubona nkabona ufite impumbu niki kije kikwirukansa bigenze bite kwa papa uvuye nguvuye mbe kwa papa nageze cyashyano ry'umugore nako ry'umukobwa ry'inshingaho ese ubundi kuki ugenda nta ruhushya usabye iyo ubivuga ukabimbwira cyangwa ukabibwira mama byagutwara biki ntabwo nishaka kunyumva se basi ngaho ega somba numva ntashaka numva ntashaka kumva n'izina rye okay ngaho mbwira bakumbwira nagezeyo icyambabaje so kuramo ngirwa mugore yambwiye nabi ngubu nagezeyo nsanga Eric ende Eric yaraje ntiyatubwira ariko atari umwana wanjye sera ko atari umwana wanjye tuvuga muri uru rugo ushobora kuba wari undi mukobwa Eric umuvandimwe se Garafred ngo yaje mu zihe nzira yaje ateye agahitira kwa se ntaze no kundeba ibyo bibaho nabaye nkigerayo ndi kuvugana na papa mbona arasohotse ubona Eric arasohotse kugira ngo ubinyumvishe byagusaba umva kugira ngo ubinyumvishe byagusaba intuzi nuko twavuganye nicyo cyatumye nemera kwa icyo nicyo kizibiti mama reka nkubaze icyo nicyo kizibiti mbere yuko uva mu rugo wagiye kwa papa uzi neza ko Eric ariyo Eric mwavuganye nakubitanye nawe gutyo mama nukuri ntabwo nabyemera ko ari Eric Eric ni Garafurere ni inshuti yanjye ntabwo ntekereza ko yavayo ariko umenye baranamuroze si gusa Eric se yifatanyije na papa aradutereranye muri ibi bihe turimo kunyuramo na mama bashobora kuba baramuroze warebye neza niba bataranamuroze niba bataranamuroze oya niba bataranamuroze hari n'ibindi bashobora kuba bamushyiriyemo ntazi bituma tubwenge none se mwana wize reka twemere wenda ko Eric wamubonye impumeko ye wabonye imeze gute wasanze afite amakuru y'ibyatubayeho amakuru ntayo yari afite niba atari ukwijijisha bye namwegereye mubaza amakuru mubaza impamvu yaje ntatubwire abarambaje ati se byagenze bite ko naje hanze ko muhari ngasanga mudahari nakubeshye nanjye nabuze n'icyo musobanurira ngaho ukuntu Eric muzi wakabaye wamubwiye ibyatubayeho yari kuva hariya muri ruriya rugo yirukanye uriya mugore wa papa yashatse kubera ko nabonaga nta kintu binamubwiye ariko mana niba muka data baragiye bagahuza nako mukase sinyaneka nande mukadata nzagira umugabo unshyushye umutwe ko yantaye ndetse yandekeye n'abana koko Eric wanjye bajye kumuntwara mureba mama mbwiza ukuri ubu umuntu numva guzaza akadushyigikira tugafatanya twese nk'abavandimwe ni Eric none umva Eric ndumva asa naho ari mu ruhande rwa papa hashobora ko hari ikintu bamushyiriyemo ariko ubundi ese uhise ubyemera ni Eric ntabwo byakunda Eric ntabwo yaza ngo agere muri ruriya rugo ahagere ngewe nka murumuna we atambwiye n'ukuntu turi inshuti twaganiriye rero ariko se nzagira ibibazo bya papa wanyu wanyirukanye none njye no kwikura bajye no kuntwara umwana wanjye mureba Eric urambwiye ngo uranshaka
soko urambajije ngo ngiye guhugira mu biki sibyo akwanze kunsubiza kanange nze noneho mbaze wowe biti se Eric ufite ikibazo mu mutwe gituma usubira inyuma iyo umuntu akubajije ikibazo nawe umubaza ikindi byazagenda gute se ubwo ngubwo nimba nkubazo nawe ukambaza ikindi kibazo final umaze byawe nuko ngo we nta sense yo gusubiza ntayo kigira yari borotse bimeze gute none se we mpamvu utansubiza nuko nawe sense yo gusubiza yiborotse cyangwa nuko nta gisubizo ufite cyo kuba iki gisubizo ndagifite ariko nawe ugomba kubanza kunsubiza ikibazo nakubajije nose umuntu atagushubije usubiza iki hanye ndamwihorera ubwo nanjye mbyihorere nose ninjye ufite umwanya wo guta wowe byawe shambure yawe usubiza warayiborotse urayikonserva ku buryo uzayikoresha mu myaka 50 iri imbere none ngengeze muri iyo myaka urashaka ko shambure yanjye ipanuka ngusubiza ibibazo bidafite sense okay ntabwo nakora nkawe kuko ikibazo ufite ndakizi ndwaye mu mutwe byo no bivuze sibyo ko bitari kure y'ibyo ngibyo Eric ndashaka tuganira nk'abantu b'abagabo turikumvikana nta kintu byaba bimaze kuba duhangana ejo n'abaturanyi bakazatwumva turi guhangana kandi abaturanyi bo bazi ko deje wagiye guhaha ubwenge hariya mwumvise turi guhangana ntabwo bakumva ko wagiye guhaha ubwenge bakumva ko wagiye guhaha ubugoryi kuri ibyo rero njye nawe ibintu byo guhangana tubihagarike biragenda bite banza utuze turikumvikana banza byakubayeho bibanze birangire ama stress yose wanyuzemo abanza arangire buri kintu cyose banze kirangire none tumaze kuvuga tuti nyuma y'amezi 2 nyuma y'amezi 3 état de santé ya Eric imeze gute nibi ndaba ngombwa tujye gukoresha examen turebe nta kintu kimwe uzaburira ahangaha ari amafaranga none nayaguhaga ntabwo inzara izakwica ntabwo inyota izakwica nta kibazo uzagira ariko banza utuze nizere ko mukaso nta kibazo mufitanye kuko reka yuko warambajije ngo abavandimwe banjye bari abavandimwe bane mushiki wawe yaje tuvugishije ukuri niki kintu kizima yakubwiye ntacyo ntabwo bari ari abantu bo kwishingikirizaho kuko nabo baragukeneye bameze gutya bazi kuri Mesiya kandi nawe uri kubareba ukumva ko nabo ari bo Mesiya ntabwo ariko nguko wowe wakagombye kwitwara ntabwo ariko wakagombye kwitwara bari bafite dosiye yabo nawe ufite dosiye yawe nanjye mfite dosiye yanjye hanga turikumvikana ubu nicare ndyame ndambye ntuze ntimaze ngo ndi kumwe na papa ngo na mukantuze mama n'abavandimwe ntazi uko babayeho kugerayo ntabwo bitwaye amafaranga 2,000 mbwira nyaguhe nkongero na tekiri bukugarure nkongero nayo uri bugere ukabasengerera kuko bazi ko umukire nyine umuzungu avuye i Burayi turikumvikana ariko nzi kuri bugaruke umbwira uti wari wambwiye nanga kumva my honey sinakugira ngo ujinyita honey ibyo ntabwo nabivamo biteze ni byiza karibuni rero mu rugo murakoze ngira ngo noneho ariko uragenda ubona ko nkukunda gake gake niko pe kandi nyine warakoze kunkunda njyaga nkubwira ngo nzakwereka ababyeyi nubwo usanze bataraza ariko ndabizi ko bagiye hafi nta kibazo ndabategereza numva wishimye cyane cyane ndishimye sure ubwo se baraza ryari tugiye kugera hano nko mu minota 15 byanze bikunze baba bahageze kandi wibuke ko wampromisinze ngo nitavana turasohokana sibyo turasohokana cyane nk'ubu urumva wishimye cyane nishimye pe kandi cyane cyane
Akoze. Si iki. Iyo nshoboje rero nkaca kuri uyu musaya ntabwo nishima neza twongere ngewe Ntugakabye. Cambaburira. Jinurwa. Muyobo uranyura hano. Genda. Thank you. Aso ugomba kunshimira. Ni inshingano zanjye. Kwitaho. Ariko reka nkubwize ukuri. Nzishima nanjye nitujya mu rugo iwanyu kubasura. Ubwo nivu. Abana bagusura. Mami. Mawiri. Aho. Mama ariko reka nanjye musohoza umunsi ni muremure. Umeze neza mama. Yego. Ni karibu mu rugo rwawe. Meze utese. Umwari utagira uko hasi uramubona muziranenge. Ni wa mukobwa wujuje bya bindi wajya kumbwira by'umukazana wifuza. Wakabaye umfata mu kiganza ukanshimira. Uzi ko njya kumurambageza narebye ukuntu usa nkabona murenda gusa. Nkavuga nti umukobwa usa na mama sinamureka. Hani. Uyu ni mama umbyara ndamukunda. Hari igihe ajya nyicaza turi muri sara akambaza ati se mwana wanjye uzanyereka umukazana ryari. Bite ko wasinziriye abaki? Wakwicaye hariya se ko nari niryamye. Sinashaka ko tuganira. Ashaka tuganira iki? Saka kanyura amazi. Kanyura amazi. Kuguhaga no kuvuga iki? Kuvuga iki? Nyine so ndabikubwira gute? Jene nakwishimiye nubwo wenda twabikoze duhutse. Sinzi uko byumva. Kanguka tuganire gatoya. None se Ego ndikukumva. wambaye icyo kiganiro tukareka kukiganiraho? Kubera iki? Nta kintu ushaka kukivugaho. Ibyabaye byarabaye, nta nubwo ushaka kugira ikintu ntekereza ngo nsange, ariko ibibazo wakumva ngo nsange umugore na papa.